ndabasuhuje. Kuva kera kugeza n'uyu munsi hari abantu bajya bagereranya igihugu cyacu cy'u Rwanda bakakigereranya na Uganda, Uburundi, Tanzania ndetse na Kenya ku kijyanye n'abakobwa bafite ubwiza. Nyamara u Rwanda rwacu rurayoboye mu bintu byose, tutirengagije n'amaso araduha. Mu Rwanda nitwe dufite abakobwa beza tugereranyije n'ibi bihugu bindi navuze inyuma. Ndabizi hari abo tutari bubivugeho rumwe cyangwa se ngo tugendere mu muryo umwe, ariko se ibaze nawe, subiza amaso inyuma urebe muri ibyo bihugu byose navuze inyuma, hanyuma ugaruke n'iwacu hano mu Rwanda. Ushobora kuba wowe uri kunyumva uri guhita wibaza uti ese aba mbona kuri sikirini nibo uri kuvuga? Yego nabo barimo, ariko aba ngaba twavuga ko batazwi nk'abasitari dufite hano mu Rwanda. Ibaze noneho ko nafashe abatazwi akaba aribo nkoresha hano muri sikirini. Aba uri kubona ni abakobwa beza b'Abanyarwanda, b'abanyamiterere myiza, b'igihagararo, bafite ubwiza butangaje. Wibuke ko kandi nta bakobwa b'abasitari bazwi, abo muzi n'abo natwe tuzi nta n'umwe nashyizemo. Abo ubona bose mo hano ni abakobwa b'Abanyarwanda batazwi cyane kuri izi mbuga zacu za social media. Njye nkoze uru rutonde ngamije guhinyuza abantu usanga bari kujya impaka ngo u Rwanda ku kijyanye n'abakobwa ngo turi hasi, ariko mu by'ukuri n'utumva arabona. Nimba turi kujyana wowe ubonye iyi videwo cyangwa se ukaba ugifite kugushidikanya yuko tudafite abakobwa bafite ubwiza, imiterere, igihagararo ku rwego ruhambaye tugereranyije n'ibi bihugu navuze haraguru, ukaba ugishidikanya, manuka gato wandike muri komenti igihugu kiri mu byo navuze haraguru wumva twakompeta, hanyuma nzagukorere urutonde rw'abakobwa baho kugira ngo ubashe kuba wakumva ibyo mvuga urwego bihagazeho. Wowe wakomeje kudukurikirana